twongere tubahe ikaze bakunzi ba Irasoza TV. Turabakunda abantu mwahisemo iyi shene yacu kandi shene yanyu kujya mubana natwe buri munsi uko bwije nuko bukeye. Tubahe ikaze abari mu bigiye bitandukanye, aba diaspora, abanyarwanda, abarundi, turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Revereye. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza Prophet. Mese neza ndashima Imana. Nukuri nari ngukumbuye. Hari haciye iminsi twari dukumburanye. Imana birangiye tubonanye. Umuryango muraho meze neza? Umuryango, madamu n'abana baraho. Nanjye mutware wabo ndaho. Okay. Murimo w'Imana urimo urawukora neza bigakunda. Murimo w'Imana uko Imana dushoboje. Imana bwe Gidoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana ishimwe. Pawulo navuze ngo dushozwa na Kristo uduha imbaraga. Ariko buriya iyo Bibiliya ivuze ngo dushozwa na Kristo uduha imbaraga bisobanuye iki? Bisobanuye ko buriya mu bintu by'umwuka ntacyo twebwe dukwiye kuba dushoboye, kuko nyine ni ibintu by'umwuka. Kandi twebwe burya nubwo tujya tuwuzura ariko turi abantu b'umubiri. Kumbe muri uwo murimo w'umwuka rero dushobozwa na Kristo ugenda duha imbaraga muri uwo murimo. Imana ishimwe. Nawe baze guhagarara imbere y'iteraniro ry'abantu wenda 100 ukavuga ibintu bigomba kubafasha kandi utazi ikiri mu mitima yabo. Ibaze kwa gufashwa na Kristo rero bituma abantu bafashwa, bakumva icyo Imana ivugana nabo, bakumva ijambo ry'Imana, ukabona bamwe bararize, ukabona abandi buzi umwuka wera, ubu uri kugenda ushobozwa. Kumbe njyewe nsanzwe nkuzi nk'umukozi w'Imana cyambere w'inyangamugayo, ikindi cya kabiri nk'umukozi w'Imana ugira ukuri kwinshi mu ijambo ry'Imana, gatatu uca bugufi kandi akubaha n'abantu b'Imana, abagufi, abarebare, umuntu wese akamwubahira uko Imana yamuhamagaye. Bibiliya ivuga ngo icyo ushaka ko bagukorera nawe ujye ukorera abandi. Burya kubahwa biraryoha. Niba ushaka kubahwa rero ubahana bagenzi Niryo kosa abantu bagira bagashaka ko tububa ariko batatwubaha. Ntago bikunda, ntibyemera, ntago byemera. Ariko nimba ushaka ko abantu bakubaha, banza ubahe bagenzi bawe. Uhereye ku mwana ukageza ku musaza mukuru kuzi, abadamu, abakobwa, abasore, umuntu wese. Kandi ntago bivuze ngo wubahe uwuzi, ubaha n'uwutazi. Bundi niko kubaha birasobanuye cyane. Kandi ntibivuze ngo wubahe ukurusha ibintu runaka, ubaha n'uwurusha ibintu runaka. Yego. Imana ishimwe cyane. Nibyo nanibo ndabwira abantu, wanyemerera basi ukibwira abantu baduteze amatwi amazina yawe nubwo nakubanje kuvuga ariko ubibwiye byaba byiza. Revereye turi kumwe hano ninde, byaba byiza ubibwiye mu nshamake. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amazina nitwa Mukundamfura Revereye. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 2. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, nsengera aho bita Kimisagara, abenshi bahazi Mukove. Niho nkorera umurimo w'Imana, niho mbarurirwa, ariko nyine n'ahandi Imana idutumye tujyayo. Nuko aho nyine ariho tubarurirwa, ni address. Amen. Kuko nkuziye nk'umuntu wasizwe amavuta yo gusenga n'impano zo kubohora abantu. Iyo urimo uravuga nanjye ndi mu bantu babohoka. Niyo mpamvu kuba nagize umugisha nkakubona pe, ndashinga agatebe pe, muze ndava hano nanjye ibyanjye byakiriye. Nyemerera tukugireho umugisha, udusengero turagize Imana muri iki kiganiro. Ubundi mfite amatsiko yo kumva kado watuzaniye, kumenya amakuru y'ijuru, kandi birafasha abantu cyane kuko nzi neza ko umwuka wera ari muri wowe. Amen. Na Pawulo yazaga bivuga. Dusengere. Urakoze, reka dufatanye gusenga. Mana mu izina rya Kristo, twemerere tubanze tugushime ko waturinze, ukaba mu ruhande rwacu. Umuntu wese aho aherereye ibyo arimo byose wamurinze. Ukuboko kwawe kwiza kwabanye natwe nk'uko kwabanye na Nehemiya. Natwe Mwami Imana turagushimiye ko ukuboko kwawe kwiza kwabaye mu ruhande rwacu. Atari uko turi beza, atari uko dukiranuka, atari uko aricyo twatanze kiruta icyo abatindi batanga,
nta nubwo ari ugukiranuka biruta iby'abandi bashobora gukiranuka, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Muri ibyo yavuze ngo ni ubuntu bw'Imana butangaje. Turagushima cyubahiro n'ikibi cyawe Mana, mu izina rya Kristo turasinze kugira ngo uyu mwanya weze ubugingo bwacu. Umuntu wese aba yiriwe mu bintu bigiye bitandukanye, umuntu wese aba yiriwe mu mirimo igiye itandukanye, ariko kwezwa ku mwuka kube ku buzima bwacu. Turasenze Mana mu izina rya Kristo kugira ngo umwanya dufashe wo kumva ijambo ryawe, wo kuganira n'ubwoko bwawe, ngwino ube mu mitima yacu, ngwino buri wese yumva icyo umwuka wera abwira amatorero, kandi iri jambo rikiza umuntu uryumva. Haleluya. Iyi miburo ikiza umuntu wese ugiye kumva aho uvugana nawe, mu izina rya Kristo Yesu. Dusenge umuntu wese witanga agafata umwanya agakurikirana iyicano birasohoza. Turasenze kugira ngo umwuka wera abe kuri we, mu izina rya Kristo Yesu. Umwanya yatanze yigomwa, musure, umugenderere mu izina rya Kristo, umugende imbere. Bimeze nk'ibihindizo by'ibyuma, bimeze nk'inzitizi, bimeze nk'inzobo zasamye, bimeze nk'imitego ya Satani, byose ubiburizemo. Umuntu wese yibona ari muzima, ari mu bushake bwawe, ari mu buntu bwawe, mu izina rya Kristo Yesu. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagushima Mana, ndagushima kuko uzi ibirenze ibyo dusaba, ndagushima kuko uzi ibitangaza. Umuntu wese mu cyifuzo afite kumubera igisubizo, umuntu wese mu ntambara afite ukamubera Imana, ukamurwanirira, urwaye ukamukiza za ndwara zimwe zikomeye, zimwe abaganga babura igisubizo, baburiye imiti. Uri Imana ikiza, uri Imana ikuraho karande, mu izina rya Kristo Yesu. Uri Imana ihumanura. Turasenze kugira ngo uyu mugoroba umuntu wese abone umugisha wamuteguriye. Nsenze nshima nzi kubikorera kwibahisha, ni mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Imana igumugisha cyane. Muri iyi myanya ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Iyo umuririmbyi aririmbye iyo ndirimbo, we wumva kuri we bisobanuye? Mbo burya umuhanzi ahanga bitewe n'igihe ahagazemo, bitewe n'igihe umuririmbyi yari arimo, ariko yavuze ngo ngende umukristo mu bintu byose. Hari abantu benshi baba bakristo mu gihe runaka. Buriya nkunda kuvuga ngo buri umugore wa Yobu yari umukristo, yari umukiranutsi. Reka nivuge ko yari umukristo, yari umukiranutsi, kuko mu gihe cyabo ubukristo bwari butaragaragara. Ariko abo mukiranutsi, intama ziyongera ku zindi, ingamiyo ziyongera ku zindi, amashyo yongera ku yandi. Ariko atangiye kugenda abwira umugabo ati, koko ihakana Imana wipfire. Urumva ko ubukiranutsi bwe buradohotse. Uyu muri yavuze ngo ndi umukristo nzahora ndiwe, mu nzara nzaba we, bamvuze nzaba we, natunze nzaba we, narwaye nzaba we, bankunze nzaba we. Urumva ni muri icyo cyerekezo. Natunze nzaba we, ntatunze nzaba we, bankunze nzaba we, ndi mu gihugu kitari icyanjye nzaba we. Hari abantu baba bo mu gihugu kitari cyabo, bagera mu gihugu kitari cyabo. Urumva ni ibyo bintu byose yarashatse kuvuga. Kuko hari igihe umuntu ageramo nyine ubukristo bukadohoka bitewe n'ibintu runaka. Bukadohoka. Bukadohoka. Natwe tujya tubabona. Bukadohoka. Uyu munsi mugahora n'umukristo afite birani igitabo cy'indirimbo, ejo mugakubita nawe dondo ubwonko. Watese kwa nkwiye dondo ubwonko. Tereka wana ati nahuye n'ibintu bicyabimara nk'ukoma dondo ubwonko cyangwa se ni ikibazo. Reka tugutangariza abaduteze amatwi ngo ahubwo niba bakristo kandi bageze ku gupfa, kuko iyi minsi duhagazemo irasaba abantu kuba abakristo kugeza ku gupfa. Kagira inkuru rero, mbaza ngo bimeze bite? Nanjye mbaza ngo amakuru yanjye. Abanyamakuru se ko umuntu ageraho mugatamo mwataka mumubaza. Oya, nanjye biremewe njye ubundi sibyo no kuvuga amakuru, ndi n'umukozi w'Imana. Nanjye mbaza ngo meze nde? Prophet meze nde? Nanjye ndamahoro, ndashima Imana. Ariko maze iminsi ndimo ndwana intambara ikomeye cyane mu isi y'umwuka n'ibibazo bigiye bitandukanye muri uyu murimo. Ni nayo mpamvu naguhamagaye hano kugira ngo ushyireho umucyo uko ubyumva, umuntu Imana yahamagaye, umuntu uri mu mwuka w'Imana. Urifashisha Bibiliya, biremewe. Turagomba tunigane, nanjye ko mbyumva ndagenda mba ngo mpunganira, ntacyo bitwaye, turimo turiganirira. Abantu rero ngo bari kubona amatelefone ya iPhone ari kuza muri ino minsi, noneho barangiza bakabona tapendigo, barangiza bakabona irangamuntu zirimo zirakoreshwa muri iki gihe, barangiza bakabona
mbega ikoranabuhanga kundi riri kugenda rizamuka n'izi microphone dufite n'iyi mashini nabyo ni iby'ikoranabuhanga abana rero ntituzabikoresha kubera ko biriya ni antikristo, ni uguhakana Imana, ni ukutemera Imana. Ndagira ngo mu kiganiro kirambuye wifashishe Bibiliya udufashe nk'umuntu Imana yahamagaye. Kuri wowe antikristo ni iki? Ese ikorera he? Ese ibyo barimo bavuga by'ibikoresho dukoresha nibyo? Ndagira ngo nawe rwose udufashe. Ndi mu bantu bateze amatwi kuko nanjye ndashaka kwiga. Uragira uti nibyo kandi nanjye mbifite mu ntoki. Mu by'ukuri wenda abo bantu babivuga reka ne ko barenganye. Hari igihe nyine rimwe na rimwe biterwa n'ubumenyi cyangwa se n'abandi bantu bafite ibyo bakwigishije. Mu by'ukuri nyemera tubanze dusome ijambo ry'Imana nk'uko bivuze biremewe byerekeza kuri ibyo bimenyetso cyangwa se na antikristo. Yego. Umva ukuntu mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 umurongo wa 16 havuga. Haravuga ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Yego. Hanyuma rero mu by'ukuri ubu tuvugana antikristo ntago arakora, nta n'uhari, nta n'uravuka, ariko mu buryo bw'amayobera. Ariko dufite ba antikristo. Ahubwo tubanza tumenye antikristo ni iki, iryo jambo rishatse kuvuga ngo iki. Antikristo ni ubuhakanyi, ni uguhakana Imana, ni uguhakana Kristo, ni uguhakana ubukiranutsi. Impamvu nanivuze ngo antikristo ubu ntaravuka, ubu dufite ba antikristo benshi, kuko dufite benshi bahakana Imana, bahakana ubukristo, bahakana ubukiranutsi. Ariko Bibiliya yavuze ngo ubwenge buzagwira. Yivuze ngo ubwenge buzagwira, ntago kugwira kwabwo bugaragazwa n'ibyo bwakoze. Ibi tugenda tubona ni ibintu by'ubwenge bwagwiriye. Yes. Okay. Ni ibintu by'ubwenge byagize gute bwagwiriye. Ubwenge bugwiriye rero ikoranabuhanga nyine riraza, iki cyuma kindi imbere kikaza, ikimfashe kikaza, n'ibyo bya tapandigo amara, ibintu nk'ibyo byose nyine bikagenda byaduka. Ariko reka mvuga ngo ntago ari gukora kwa antikristo mu buryo bw'amayoberane. Yego. Kugira ngo nyine tugende tubyumvikanaho. Ejo utazabona ikintu cyadutse ngo antikristo arakoze, ntago ari cyo bisobanura. Kuko n'igihe cy'icyo gihe cya kera n'iterambere ryari ririho, ariko ritagutse nk'ubu ngubu. Yego. Hariho amato, hariho ibikoresho runaka kandi by'ubwenge, ariko uko ibintu bigenda biza ubwenge bugwira nyine bagenda bahindura ibikoresho. Ahubwo icyo tuvuze nuko antikristo ari ubuhakanyi buhakana Imana. Yego. Ahubwo ibintu biri kugenda bikorwa ni ibintu bya eliminante, ibintu nk'ibyo byose nibyo bigenda biriho. Ahubwo akaba ariho Satani agenda akorera mu ibanga, mu mayobera. Ubu tuvugana nta garanti Kristo uri gukora, ni Satani uri gukora mu mayoberane. Cyo kuze antikristo ni umwe mu butatu bwa Satani. Okay. Ni umwe mu butatu bwa Satani. Hanyuma rero ko tuvugiye kuri iyi jambo, antikristo azatangira gukora ryari? Ku mugaragaro.
abantu bamubona nk'uko uri kumbona, kuko azaba ari umuntu, ntabwo azaba ari ikintu cy'umwuka, ntabwo azaba ari ikintu oya cyangwa cy'ikigini ukireba ukirukanka oya. Kandi ikindi kimenyetso 666 kugiterwaho si ingufu. Ntabwo bazajya baza ngo bakubohe ngo bakigutereho, ni ukubyumvikanaho kugira ngo wemererwe kugura wemererwe kugurisha, wemererwe kwiga, wemererwe kwivuza. Hanyuma rero nitujya kubivugaho, itorero rigirwa n'ibice runaka, ariko ndavuga mu bice bisa n'ibya nyuma dusatira nyine antikristo, kuko dugiye mu bice bya mbere ho byatinda. Iki kimenyetso cya 666 si ikimenyetso Satani agenda akunda kwiharira gusa, n'Imana igira ibimenyetso. N'Imana ikoresha ibimenyetso kuva na kera kugeza n'ubu. Imana igira ibimenyetso. Uhereye muri Egiputa hari ibimenyetso. Uribuka ko marayika ajya kubavana bati mubaga umwana w'intama, musiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango, icyo kibi kimenyetso. Marayika naza kurimbura abone iki? Abone ikimenyetso. Buriya na Mose kugira ngo bamenye ko ari umuheburayo habaye ikimenyetso cy'agashumi gatukura. Uribuka abatasi baza hano ikanane baje gutata, babwira bati manika agashumi gatukura nk'ikimenyetso. Imana ntikoresha ikimenyetso cy'imibare nk'iyi ngiyi, ariko nayo ikoresha ibimenyetso. Na Satani yagenda yihisha muri uwo murongo nyine w'ibimenyetso. Ariko reka mvuge ahangaha kuri antikristo. Ubu Kristo muzi ko yaje mu isi, akavuka, akabambwa, akazamuka akajya mu ijuru. Igihe kizagera rero Kristo ngo avuze impanda. Navuze impanda, Paul avuze ngo abazaba bariho bazumva impanda, n'abazaba barapfuye bazuke bamusanganire. Imana ishimwe. Uku kumusanganira mu kirere basanganira Kristo, impanda izumva umuntu ukijijwe neza. Ukijijwe n'uwapfuye yizeye Kristo, nabo bazumva impanda. Umupagane ntazamenya n'ibyabaye. Icyakoze hazaba ibimenyetso bigaragaza ko hari ibintu byabaye mu isi bidasanzwe, nta nicyo wakuraho ngo bye kutaba, bizaba. Kuko n'urugero, nimba uzumva impanda uri umukristo utwaye indege, uzacomoka mu ndege, icyo gihe hazaba ibintu bidasanzwe. Reka twe kubyinjiramo ibyo bintu, ni ibintu bikomeye. Hazaba impanuka zo ku rwego sinzi ko nabona bikomeye, biravangwa za umubare utarigeze kubaho kundi. Uwo impanda nivuga hazaba ibyago bitigeze kubaho. Amata azagongana, harya abasare babita abasare nabo abasare. Amata azagongana, indege zigongane, ya mastarita afite abantu bayobora, n'ufite ikintu umuntu uri kuyobora ahanuke. Hazaba ibintu nyine bidasanzwe birumvikana. Hanyuma itorero rizamuke risangane Kristo mu kirere, rizamara imyaka 3 n'igice ryezwa. Yego imyaka 3 n'igice nishira. Imyaka 3 n'igice nishira, hazaba indi 3 n'igice nyuma yo kujya kurimbishwa. Ariko muri iyo myaka 3 rero n'igice itorero ni muri pimwa mu kirere, imirimo ipimwe, nibwo antikristo azaduka rero. Yadukane n'umuhanuzi w'ikinyoma, azadukana n'umuhanuzi. Muri iyo myaka rero 3 n'igice azabubwira abantu muhumure, nta kintu cyabaye, muhumure nimukomere. Icyo gihe azaba afite imbaraga mu butunzi, icyo gihe azaba afite imbaraga muri politiki. Ubu ngubu antikristo nta bushobozi bafite bwo gukoresha izina ryabo, yaza kukumobiriza ariko adafite ikintu yagukora, kuko inyuma ye hari izindi mbaraga z'itegeko. Ariko icyo gihe kuri antikristo we natangira, inyuma ye nta zindi mbaraga zaba zihari, zaba iz'itegeko, niwe uzaba ufite ububasha n'ubushobozi bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko muri iyi myaka 3 azaba avuga neza, azaba ataranidekarara, azabwira abantu nimuze, abahaha bahahe, abacuruza bacuruze, na wa muhanuzi w'ikinyoma agenda hanurira abantu. Hanyuma rero abantu bazaba barasigaye bari duhurira mu nsengero bagasigara. Hari abashumba bazasigara, hari abakristo bazasigara, bazatangira basenge. Babwire mushumba ati kuki utatubwe ko ibi bizaba?
none bikaba byabaye. Kuki utatubwiye ko mbese urumva ibintu bizaba? Hanyuma muri iyo myaka bazaba barimo basenga rero. Nyuma rero imyaka 3 n'igice nirangira, Antikristo nazo avuga ati ni jewe Antikristo. Nyuma yanjye nta kindi kintu gihari. Ntacyo. None kugira ngo mwemererwe kugurisha, mwemererwe kwiga, mwemererwe kugura, mwemererwe kwivuza, mwemererwe kugenda, mwemererwe gukora ibi, nuko mushyirwaho ikimenyetso cy'impamya 666 mukagishyirwa mu kiganza cy'iburyo cyangwa se ku ruhanga. Aho rero niho akarengane kazatangira. Ubu hari abantu bajya bavuga ngo turi kurengana, akarengane ntago karaza, ubu turi mu bigeragezo. Ubu turi mu bigeragezo, ntago turi mu karengane. Yego. Wigeze kumva abantu biyomora ku itorero runaka ngo turi mu karengane? Ntago ariko akarengane ntikaraza. Kazatangira icyo gihe imyaka 3 n'igice ishize, itorero riri mu kirere. Abazemera gufata icyo kimenyetso haba mu kiganza cyangwa ku ruhanga, bizaba birangiye, nta kundi gucungurwa kuzaba guhari. Bazaba bemerewe kujya mu isoko, kujya kwivuza for free, nta kintu bazaba bakwishyuza. Kujya ugenda ugaterura, kujya ugenda ugafata ukirira, urumva amafaranga uzaba uyafite, nta bukene na bukeya uzaba ufite. Abazanga rero nibo bazacungurwa n'amaraso yabo, ko nta mbabazi zaba zigihari. Nta mbabazi, kuko Imana izaba yarangije guhaguruka ku ntebe y'iki y'imbabazi. Hanyuma Antikristo atoteza abantu rero, abantu bicwe bacungurwe n'amaraso yabo, kuko bazaba baranze gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Bazaba banze gucungurwa n'amaraso ya Kristo, bacungurwe n'amaraso yabo, bakwice uvuga ngo sinemera iki kimenyetso, ndahamya Kristo, ndahamya Imana, bagutema ikiganza bagice. Ntabwo bazajya baza ngo bakwice umunsi birangire. Oya, bazakwica gake gake, bazajya baza bagutema ukuboko nukomeza guhakana bigendere. Umare nk'icyumweru utivuza, inyo zitangire kujojoba. Nshobora kuvuga ngo bazaza bakwica ukagira ngo wenda bazaza bahite bagutera icumu. Inyo zitangire kujojoba, utangire kubora. N'ubu uri kugenda kandi ngo ni kugenda babandi bafite ikimenyetso bagutoteza n'inzara, utajya kwivuza, abana batajya kwiga. Uhure n'abandi bantu ntabwo uremera, sindemera, baguca ukundi kuboko, usigare ugenda gutya. Reka wenda mpave, ariko aho niho ikimenyetso kiri cya 666. N'ubu ushobora kubona iki gicuruzwa runaka ukabona hariho 666. Niko icyo kimenyetso cya Antikristo gihari, ariko si Antikristo. Barimo barakora advertisement, barimo baracyamamaza, kugira ngo icyo gihe ibintu nibiba bizaba abantu bameze nk'ababimenyereye, bavuga ati ubundi siko cyari gihari cya gihe, ubundi twabaye iki. Hanyuma rero icyo kimenyetso muri iyo myaka 3 n'igice, urumva Antikristo azamara imyaka 3 n'igice yigisha abantu atabatoteza, indi 3 n'igice izashira ariko cya kimenyetso. 3 n'igice nishirwa bizaba byuze imyaka 7, ba bantu bazamutse, ba bandi bumvisha imanda, haleluya, ba bandi basanganye Kristo mu kirere, haleluya, ba bandi bigomwe muri cyagiye bakiri muri ubu buzima bukakaye, haleluya, ba bandi banze kunywa suruduwiri dunda ubwonko na yewe muntu, ba bandi banze kunywa umunaniro jibo cyagihe, ba bandi banze kunywa ibiyobyabwenge cyagihe, ba bandi birinze ibyaha cyagihe, ba bandi bigomwe dekosai, haleluya, meneka safodekia, ba bandi bababajwe kubera Kristo, nibo Kristo ava ngo nimwe mwihangananye nanjye. Yego, ndafashijwe. Hanyuma rero iyo myaka nishira, ubwiza bimaze kuba 7, tuzagaruka inaha. Très bien. Tuje mu kantu kameze nk'umwiyerekano. Tuzagaruka inaha. Ariko ibyo wenda sinari kubyinjiramo, nari nshatse kuvuga ngende kuma nzagendera mu kirere. Nari nshatse kuvuga muri iyi myaka nyine 7, 3 n'igice Antikristo azaba ari gukoreramo. Ariko icyo gihe baba ndi tuzagaruka.
tuzaba twambaye imibiri idapfa. Imana ishimwe. Tuzaba twambaye imibiri itababara. Yego. Tuzaba twambaye imibiri itifuza. Imana ishimwe. Tuzaba twambaye imibiri itararikira. Tuzaba twambaye imibiri idasonza. Tuzaba twambaye imibiri itarwara. Tuzaba twambaye imibiri yo mu buryo bw'Imana. Muri iyo myaka rero nibwo tuzaza kwimana na Kristo imyaka 1000. Nitugera ino rero hari ibintu Kristo azakora abantu badakunda kuvuga. Azafata Antikristo, afate Satani, afate n'umuhanuzi w'ibinyoma, narangiza babohe abajugunya aho bagomba kubabarizwa ya myaka 1000. Niho rero hari kagahiva ngo tuzimana na Kristo. Aho niho tuzimana na Kristo ingoma y'imyaka 1000. Tuzaza twima ingoma ino. Urumva imyaka 7 tuzahasanga abantu bari batuzi. Yego. Bakuze urukundo wirirwa hariya Samatare Kinyamakuru n'Umusevate nka nkuyu koko. Ubu ntiyasaze uze wambaye umubiri w'ubwiza. Uze wambaye umubiri w'icyubahiro. Hanyuma icyo gihe rero nibwo tuzimana icyo gihe kuri iyo ngoma y'imyaka 1000 nta muyobozi w'umupagano uzayobora. Karabaye. Guhera ku harya mu nzego guhera ku isibo. Umuyobozi zabo uyoboye isibo azaba avuye hariya. Ndabyemera. Uyoboye umudugudu azaba avuye hariya. Haleluya. Uyoboye umurenge azaba avuye hariya. Uyoboye akarere azaba avuye. Urumva uyoboye ibyo byose azaba avuye hehe hariya. Nitwe tuzayobora icyo gihe. Imana ishimwe. N'abaperezida bazaba bavuye hariya. Imana ishimwe. Hanyuma rero iyo myaka 1000 niho ngo ni ingoma y'amahoro. Ni ingoma y'amahoro. Iyo myaka 1000 ni ingoma y'amahoro. Tuzaba turi kumwe na Kristo, ariko Kristo atari mu Rwanda, ari Yerusalemu. Yego. Reka mvuga ijambo riremerense n'usoza kugira ngo tujye kuri cya kimenyetso. Icyo gihe hazagaruka bya bihe byakira byo gutamba ibitambo. Abantu bose bazajya bava inaha mu Rwanda, bava i Burundi, bajya Yerusalemu bajyanye ibitambo, bajyanye intumwa z'intungura, bajyanye intama, bajyanye ibitambo aho umwami wacu azaba aherereye. Kuko ntawe uzaba ari aho azaba ari no tuzaba. Oya, ntago ari tuzaba. No tuzajya tujyana ibitambo. Okay. Abantu bazaba bari ino niho bazaba bajyana ibitambo. Ariko babandi bamanutse bo nta ndege tuzatega ngo tujyanye ibitambo. Nta abandi bazajya batega indege, abandi batega imodoka bagenda n'amafarashi. Twebwe tuzajya tugenda nk'ibitekerezo. Urakoze cyane. Twebwe abazaba baraje tuzaba tugenda nk'iki nk'ibitekerezo. Tujya ku mwami. Hanyuma nitujya gusatira imyaka 1000, Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma bazongera babuhorwe ngo bayobye n'intore nimba bishoboka. Hanyuma bazakora mu rwego rwo hejuru kugira ngo bayobye abantu benshi. Hanyuma barimo basatira ya myaka 1000 kugira ngo ishire, nibwo bazavuga ngo reka dutere wa mwami wabo ari Yerusalemu. Nibwo bazahaguruka ingabo nyinshi, Satani abayobore, Antikristo abayobore, bajye Yerusalemu gutera Kristo. Nibajya kumutera rero icyo gihe nibwo imperuka izahitiba. Ntago bazagira hari ngo bamutere. Ahubwo imperuka icyo gihe nibwo izahitiba, noneho abapfuye. Wasomye ijambo rivuga ngo dore ihema ry'Imana riramanutse. Yego. Rimanutse ryarimbishijwe nk'umugeni. Ngo rizaba riri kumwe n'abantu. Naho rizaba riri. Niho tuzabonera igihembo cya nyuma gihebuje cyo kubona amaso ku maso. Ariko icyo warumbwiye kugira ngo hari umuntu ahita mu bintu byinshi. Nicyo waruvuze ngo ese ubu ngubu Antikristo 666 ari gukora. Yego. Satani ari gukora mu buryo bw'amayoberane, amenyereza abantu ibintu. Yego. No gutinyuka ibyo kugira ngo icyo gihe nikiba n'ubundi uzamuvuge ngo n'ubundi byari bisanzwe. Yego. Ariko telefone yikoreshe, nushaka umubare uburimo unawubonamo yikoreshe. Yego. Niba guha machine ukabona uwo mubare urimo, koresha. Nujya gufata irangamuntu bakubwira irangamuntu nimo 666 koresha. Nujya guha muri supermarket ukabona ikintu gifunze hariho 666 shopping haha
kuko iyo myaka ntago iragera Yeah. kandi ntago ari igihe cyo kugifata ku ngufu ni ubwumvikane bizaba kumvikana ni ubwumvikane yo twaguma hano twarara hano ariko ndifuza ko ugira abantu inama. Abantu bakwiye kubaho gute muri iki gihe cya Antikristo arimo ari gukora mu gihe cy'amayobera? Ese abakristo bakwiye kongera kugira cyangwa kubana n'Imana gute muri iyi minsi turimo isatira kugaruka kwa Kristo? Buriya hari ikintu dukunda kugira ngiye nkakita nk'ihungabana cyangwa ihahamuka. Ubundi mu buzima busanzwe umuntu wese witwa umukristo ntiyarakwiye kuba atinya Satani, ntiyarakwiye kuba atinya icyo kimenyetso, kuko nimba ko umukristo ariko yego ntiyarakwiye kuba hamuka ngo se ngo ikimenyetso. Reka mvuga ijambo wenda ryumvikana, nkatwe dukunda gusenga mu matorero, niwumva bavuze ngo hano muri iri teraniro harimo umugeni, ukumva ufite ubwoba, uzamenye ko utari umugeni, kuko nta mugeni ugira ubwoba, ntibishoboka. bakivuga ngo hano harimo umugeni, ngo mana ngo ngewe se, ugatangira kwisaka ibyaha, tayari ubwo ntabwo uri umugeni. Rero mu gusoza ngira abantu inama, nibakomeze icyo bafite, nibakomeze basenge begera Imana, n'ibyahishwe bikiri imbere bitarahishurwa, iyo usenze Imana irabiguhishurira. N'ahari imitego iyo usenze Imana ikwereka ahari imitego ukayitegura, cyangwa se ikakubwira ahantu ushobora kunyura kugira ngo udakuba muri ya mitego. Abantu bikwimika Satani ngo bamutinye cyane, usange n'ahatari baramwirukana, n'umuntu ageze muri iki cyumba ngo utoka ndakujinaje ngo umwuka w'abarangi, kandi aho muri cyumba wenda nta w'abarangi uhari. Nababwira ngo nibasenge bagere ku rwego rwo kuba bafite ubwiza ubwo Satani ahunga. Basenge begera Imana bagere ku bwiza Satani ubwo ahungabanywa n'ubwiza bwabo, ahungabanywa n'ubukristo bwabo, ahinda umushyitsi kubwo gukiranuka kwabo. Ubundi ibyo tutashobora Imana iradushoboza. Imana ishimwe cyane. Ndakeka barimo babyumva kandi ni nako kuri ku ijambo ry'Imana. Ndasobanukiwe, nyabuneka abantu mudukurikiye mugaragaze kuri komanteri uko muri kubyumva, uko muri kugenda musobanukirwa, ndetse n'umuntu mwifuza ko azagaruka mwanyuzwe mubigaragaze muri komanteri, kandi ikiganiro mugisharinga ku bantu benshi, kuko turifuza ko kigomba kugera kure cyane, abantu bakamenya ukuri. Biratubwira ngo ukuri niko kuzabatura, ngo abantu bazamenya ukuri, ngo kandi uko kuri niko kuzagira kuzabatura. Rero abantu barabaswe, ariko uyu mukozi w'Imana ndakeka ari kugenda bidusobanura mu buryo bwiza cyane. Rero turagushimiye umukozi w'Imana, kandi turanyuzwe cyane. Nyemerera usengera abantu baduteze amatwi, ubaheshe umugisha, nurangiza unatanga inimero ku muntu ushobora kwifuza kukuvugisha. Birumvikana. Urakoze cyane. Reka dufatanye gusenga Imana. Ako mbere gusenga reka mbanze ntanga izo nimero, cyangwa se tubagira inama ho gatoya. Ubundi ntekereza ko ubu abantu benshi bafite aho bateranira, cyangwa se amatorero babamo, bakagira abashumba babo babayoboye. Mu by'ukuri nimba ufite umushumba ukuyoboye ukabura n'inzitizi runaka, wijya kuri, burya umushumba afite ubwenge bw'Imana. Burya wimurebera mu isura ye, wimurebera ku gihagararo runaka, kuko nicyo bajijije Mose. Abisirayeli bajijije Mose ngo afite ngaradedimanga, ngo n'Imana ivugisha wenyine, nyamara Imana ifite ubutunzi bwayo buri muri Mose. Rero nusanga umushumba ashobora kuzagukanguraho akakubwira uburyo, kuko niwe muhorana kenshi, akakubwira ahantu ugomba kunyura. Ifashishe Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ubuhanuzi bukomeye. Soma ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana. Kandi ntabwo ibintu byose bihungishwa n'amasengesho. Nimba ni n'ikigare si ngombwa gusenga, iri kukivemo, iri kuhunge. Nhunga ikigare ukoresheje amaguru, ukoresheje ubwenge. Hanyuma rero telefone yanjye ni 07 8 40 885. Amazina yanjye nayavuze, usangaho Mukunda Mfura Reverien. Hanyuma rero kadufatanye gusenga Imana. Hari igihe nyine umuntu aba yumva akeneye n'inkunga y'isengesho, kandi kuko nibyo gusengerana bibaho. Nubwo ubu nyine bisa n'ibyacitse, ariko gusengerana bibaho. Ababiri baruta umwe, kuko iyo umwe abwuye undi aramubyutsa. Reka dufatanye dusenga. Mana, mu izina rya Kristo,
turagushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kumva icyo uvugana natwe. Ijambo ryawe ni imbuto itabora, ijambo ryawe ni umuhigi. Umwanditsi waravuze ngo kwigisha kwawe kugwa nk'imvura, amagambo yawe agatemba nk'ikime. Turasenze mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo umuntu wese wakiriye ijambo ryawe, umuntu wese wumvisha aho uvugana nawe, umuntu wese wumvisha icyo umushakaho, turasenze kugira ngo umusure, umugendere aho tutari, aho twe abantu batari, umwuka wawe wera bahari, aho inshuti n'abavandimwe batari, ijambo ryawe riba rihari. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ryambere ritabaza, rimurikira ahantu hacuze umwijima. Ijambo ryawe riranyobora, iyo ngiye guca iburyo cyangwa isi ibumoso numva ijambo ryawe rimbwira ngo iyi ntago ari yo nzira. Niyo mpamvu dusenze tubwira abantu ngo batunge ijambo ryawe. Bivuze ngo nabiki ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Iyo umuntu abitse ijambo ryawe Mana mu butima we ntago agucumuraho, kandi rimuhindukira umucyo, rimuhindukira itabaza, rimuhindukira ingabo imucingira. Ijambo ryawe Mwami Mana rirarema, ribeshaho, ijambo ryawe riragabura, ijambo ryawe rirambika, ijambo ryawe rikiza indwara, ijambo ryawe ritara umuntu mu magarara. Niyo mpamvu dusenge umuntu wese umaze kumva ijambo ryawe kugira ngo aribike mu mutima we kugira ngo atazagucumuraho. Turasenze kugira umuntu wese wumva ikirere cye gicinze gicinguke mu izina rya Kristo. Reka ikirere cy'umuntu wese udukurikiye gicinguke, reka imvura y'imigisha imujojobere mu izina rya Kristo Yesu. Reka umuntu wese Mwami Imana yakira ubuzima buzima muri Kristo, umuntu wese yakira amagara mazima muri Kristo. Umuntu wese Mwami Imana ugenda agira intege nke, agenda agwa, umubyutse, uwazimiye mutarure mu izina rya Kristo Yesu. Kandi umuntu utibashishije mwongeremo imbaraga, umuntu wambaye ubusa mwambike, urwaye mukize, utarya mugaburire mu izina rya Kristo Yesu. Ababuze minervari z'abana, ababuze pfo na ruguru, babera Imana, babera umutabazi, babera umurengezi. Haleluya mu izina rya Kristo. Ejo tuzongere kubonana n'ubwoko bwawe bafite amashimwe bavuga ngo twabonye Imana ubwo twari tugeze mu majune, twabonye gukomera kw'Imana, twabonye gutabara kw'Imana. Nsenze nzi ko ibyo byose ubikorera kwiyubahisha mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Abakunzi ba Irasoza TV mukore subscribe kugira ngo mujye komeza mubana natwe, mwiyandikishe, kandi Imana ibahe umugisha. Turagushimiye mukozi w'Imana kandi turagukunda cyane. Bye bye.